hari ahantu bari mu bakire oye cyambe so bukire umutima kundi umuntu hari bakumeraho amazi cyitwa uriya mwana nubwo nta kazi afite avuka mu muryango ukennye ndamuzi uriya mwana aritonda kandi umuntu ashobora kuba adakora kuko atari yabona neza icyo akora ubwo rero ndumva urukundo n'akazi ntaho bihuriye urugo rwubakwa n'urukundo ibintu nibishaka yego ku ruhande rwanjye rero mwana wanjye ndagushyigikiye anti urashyigikiye cyane ndagushyigikiye anti ni ukuri urakoze cyane binkoze ku mutima mwana ndagushyigikiye pe yego urakoze pe nitwa Nadia mvuka mu muryango ukize ariko barambangamira. Ese ni ngombwa ko ababyeyi baduhitiramo abo dukunda? Ese ni ngombwa ko ababyeyi baduhitiramo abo tubana nabo? Ese wowe undeba, ese wowe unyumva, urumva bikwiye? Yego nakunze umuhungu ariko sinari mukurikiyeho ubutunzi, yego nta n'amafaranga nari mukurikiyeho, ariko ndamukunda cyane. Ariko nanone mfite urugamba. Hari umuhungu wambereye icyorezo kandi mu rugo baramwishimira, ngo afite amamodoka, afite imitungo ndetse n'amahoteli. Gusa Nadia karame anti Nadia karame ndagira ngo tuganire mfite umwanya umbwira ikibazo cyawe ubona ko nkugira inama. Ubushize nanjye mu kibina hari ikiganiro nshaka tuganira none mfite umwanya ngira ngo twicara tukiganire. uri kubaza cyagiye nari meze nabi. Cyagiye nyine nari nagiye kwa Shanera. Undi hari inkuru utazi ariko izwi n'ababyeyi banjye. Iyo niyo nshaka kumenya. Ubundi nyine ngiye nakunze umuhungu bita Keri ukora hari ku santere nyine akora akazi ko gutwara imizigo y'abantu. Nyine uwo muhungu naramukunze, maze kumukunda mbibwira mama, maze kubibwira mama arambwira ngo ntago abishaka, amaze kumbwira ko atabishaka mbibwira papa nawe arabyanga, maze kubyanga mfata umwanzuro wo kujya mu Bwongereza. Mwana uko numva wahuritse ngenda nyine muhunze, ariko kubera ko nakundaga Keri byarangiye nongeye ngarutse. Aho ngarukira mfata umwanzuro wo kuza hano kuko ntago nawe bukomeze kubana n'ababyeyi kandi batemera uwo nkunda. Ubwo rero mu kuza hano namaze iminsi njya gusura umukobwa w'inshuti yanjye bita Shanera. Ngezeyo nyine turaganira, mubaza amakuru ya Keri arayanyima, ahubwo haza umuhungu twakoranye uriya tuye hano ku muhanda bafite uruganda. Araza ahageze ngiye kumva numva arambwiye ngo arankunda. Ubwo mbwiye ko nkunda njye sinabyakira kubera ko n'umwana twariranywe, numva nyine birenze ubwenge bwa
reba umuntu nkunda tuzubakana urugo rukomere. Ibyo byo kureba ngo amafaranga ngo kuranga abantu barakize ntabwo ari ngombwa. N'ubundi azira ko nta kazi agira yirirwa yicaye ngo ku muhanda, ariko urukundo ndabizi namubwiye ko mukunda, buriya nubwo ndamubwiye ko mukunda nzi neza ko yankunda. Uriya mwana nubwo nta kazi afite avuka mu muryango ukennye ndamuzi. Uriya mwana aritonda kandi umuntu ashobora kuba adakora kuko atari yabona neza icyo akora. Ubwo rero ndumva urukundo n'akazi ntaho bihuriye. Urugo rwubakwa n'urukundo, ibintu nibishaka. Yego. Ku ruhande rwanjye rero mwana wanjye ndagushyigikiye. Anti uranshyigikiye Cyane ndagushyigikiye. Anti nukuri urakoze cyane binkoze ku mutima. Kandi mwana ndagushyigikiye pe. Urakoze pe. Kandi nzakomeza kugushyigikira. Mwana wanjye urwo rukundo rwawe nzarurwanirira, nzagufasha igihe cyose ubuze ko turi. Karibu. Alice we, Karine sari yewe se ko mukumbuye ari he? Karine yagiye kwa anko wiwe. Okay, shano nzi ko hari pe ndumva mukumbuye n'ukuri. Muri iyi minsi yari yaragiye kwa anko wiwe ariko ari hafi kuza nta kibazo. Uri n'umukino nabona waraguze simati uziko ngiye ntarayigeraho. Ose urebye nabirenze nawe wayigura. Shangiye nta mafaranga nabona pe. Wayaburira hehe se sha? Shana mafaranga ngiye nabona pe ntago nifashije. Kumbona gute nyine ntabirenze pe. Uzaze nkugire inama y'ukuntu wayabona. Ndaza kukwereka ikigabo uzakura amafaranga kugira ngo uzabone nawe telefone nziza mari. Igo sha, iyo nta muzika ariyo. Ntawanda Makuru y'imisisi. Twari tuburanye hasha amakuru ni fresh wowe. Agenda ndimo nigira gutya mu kazi. Fresh ku kazi biragenda. Ndimo ngenda ubu ngubu tuburanyeho cyane rwose. buranye nyine. Ariko aragushatse ndakubura. Hari amakuru nari ngufitiye. Ngaho se sha muhungu. Ubundi rega niwe wanje rega muhungu. Usibye se kuba wigize danje umwanya wabaye ikibazo naho ubundi mba ngushaka cyane amakuru mba nyafite menshi. Arega buriya mu buzima umwanya n'amafaranga ni ibintu bimacingana. Uburyo wabura umwanya nk'iminota nk'icumi tukiganirira se nubwo ugiye mu kazi ariko twaganira nkaguha nayo makuru nubu yakeneye. Amakuru yose nabura amakuru yo nanjye mba yakeneye. Arega buriya reka nkubwira ikintu gituma mba mpuze igihe kinini. Mfite intego yo gukora cyane by'umwihariko ngakora cyane abantu tungana areba abahungu b'abashiti bawe ubuzima barimo amafaranga barayafite gihe n'icyo muntu uri hano muri uyu mujyi uciriritse bisaba gukoresha imbaraga zose zatuma ntunga amafaranga. Yego birumvikana ugomba gukoresha imbaraga nyinshi ariko ni wabura umwanya wo kuganira n'inshuti zawe. Ayo makuru rero yameva vone rukanga dore nabuje ababigize intambara mu kanya utasanga nanone twangiye duserere kandi dupfa. Urabizi ko ndi inshuti na Jeff ndetse na Emmy. Habizi tumaze iminsi turi kumwe cyane rwose ariko hari amakuru bagufitiye atari meza. Ayahise kandi barabona ko ntacyo dupfa ngo tudahuje akazi kari abana b'abakire nkaba ndi umwana uciriritse
uyu munsi giye nimara kubona na murumuna wanjye bamufunze ubuzima bwa nyine ese numva ko nigiye nyine ngomba kubaho ngiye nyine ashaka ubuzima bwanjye giye nyine hareba ko nanjye umuryango wanjye nawo wicyubone ubu nkabara abahungu baba bashaka ikintu bari abahungu bagushakaho nuko hari relationship bafitanye na Nadia kandi Jeff akunda Nadia cyane arya buriya Nadia nzi Nadia yuzi Nadia koko ni umuntu wo kunsiza cyane Nadia ahubwo niba ari ibishoboka ubwo bari abahungu dufitanye ikibazo njye mbagendera kure hejuru ya Nadia cyane rwose cyane Jeff cyaka zo umaye amakuru meza kuri Nadia ariko kugira ngo nkwereke ko ibintu biba bishoboka kaze nkunde Nadia byanyabyo hanyuma Jeff ujye nawe for sure yes najye turi kumwe shanda gushyigikiye tu umo turi kumwe Musa ukaradio kawe salama tu neto akaza kwanga nibere kuri BNB umwezi utese support salama turaburanye iko bye nakubeshye moyera kazungu ariko kazungu agatipe yo gakonana na bajefu kaba kari kakayobe kungo ko nyine kamwe kakunda kuvuga cyane kara gasore kinza mukunda turahuye kati uziki ati ntacyo Jeff uramwibuka ati ndamwibuka naye mbiba ati ndabazi ati ni mu bicu wowe nawe tugapiki mugapfa Nadia wowe ati Nadia umuzi Nadia naguru ura wenzobe ura musisteri uwo no bazahagwa ngarakasa muto ni mwiza ura mukobwa reka ngo story mbere burya yigeze kurwara y'indege iraye mu kirere yase kandi nawe indege nukuvuga ngo amurusi uri kuyumva kwa kuntu umuntu akunda undi ukabona biranze akarwara akaremba tikeri Neri yarari yo nyine bibi araza arambwira tuziki ati kari yabaye kari mu bakire ndavuga ati karabaye ubwo bati bamujyana ejo bundi nibwo twaje guhura yari kumwe na Jeff turahura arasuhuza anasaba ye kutwazahurira ahantu tukaganira nuko nyine Nadia wawe ansaba ko duhura ariko ari ikintu yankora gituma nanjye umutima wanjye hazamo akantu kunda umuntu muzayi hari ahantu bani mu bakire cyambe so bukire umutima kunda umuntu hari abakumena amazi cyitwa muzayi sawa muzayi tuzasubira tu jipe Shashane hari haciye iminsi tutabona sha cyane rwose sha naye nari mukumbuye yego se none se wo kubabuze sha nanjye nabonaga umaze iminsi utampamagara rirukana cyagiye none se ko nabanye bikubita ugenda njye nakwirwa n'iki byari bikujyanye aha namwe mwari mwankozeho uriya munsi ntiwabonye ibyo wari wakoze none se wowe fata ugafata ibidafatika gute se ahubwo bensobanure neza none se ko nabonye Jeff aza kugusura ugahita wikubita ugenda byari amahoro shabira ntabwo byari ngombwa ko nicara nkaganira na Jeff urabizi uwo nashakaga kuganira nawe ntabwo yari yaje Jeff ntabwo yari mu kiganiro cyanjye rero umva uriya munsi waranambabaje Bashane bya Jeff tubyihorera ahubwo mbese Umeze ute se Nadia? Meze neza amakuru y'iminsi se wowe? Sha nanjye ni neza ariko ndabona usa neza pe. Muri iyi minsi sinzi umuntu uri kukwitaho. Wahehe se shaho ko umuntu uvuye mu Bwongereza n'ubundi tuba turyoshye tumeze neza. Acha se byahe ko afite agahungu kamusajije harya urakaza. Cyane rwose ndamuzi sikeri se nsanzwe nzi. Uwo rero niwe wamusajije dore ngo naye mumbaze. Akushana wagira ko gusebya kiri. Ubundi yaba yaragutwaye iki cyangwa Jeff yaguhaye iki? Ko mbiza ari bugiye ku ariko Nadia waritse karaga ngo ubona kazakuteza kuki nagakene wavuye ku giti ko Jeff ari we muntu Bashane ibyo byibura ntabwo ari byo nzajya nkoramo nkugisha inama kuko ndabizi ukunda ni Jeff kandi ntabwo ushobora no kumukunda kure niba udakunda Keri ibyawe wagiye ku ruhande je ntabwo namugushimira Nadia shirira ataka nkubwire sibyo ntabwo ugomba gukunda umuntu hari icyo mugendeyeho nimba umukunda Keri ngenda gushyigikiye sibyo ureke bya Shanira rwose njye ntabwo Jeff namugushimira kandi wowe ku mutima wawe wumva utamukunze
coming. Yes, Emmy. Yes, Jeff. Emmy, how are you? I'm fine. Why are you? Ndabona iwanyu hararyoshye se mwe mufungura buri munsi. Bro, subizi se yaba yarakoze kera man. Jeff, bungwiriye mari. Hatari mwana. Ya, twanaherukanaga kera gusa man. Ubizi se strago mperukamo umwana wansizemo. Gusa nyine kinzanye kuri uyu munsi. Byo kugira ngo umpe ibitekerezo umwana. Y'ukuntu nakigarura umutima wa Nadi. Kandi amushakura umukobwa urabizi ndamukunda. Jeff, urabizi I'm here for you. Niteguye kugufasha buri kimwe ko biri kose kandi Nadia tuzamubona. Okay. Gahambwe rero twabigenza gutereka ibyo nibyo bitekerezo nshaka kungezaho umwana. Jeff, mfite umupango wa mbere. Ikintu cya mbere tugomba kujya kwiyamaka agatipe ngo nike kakava kuri Nadia. Gute rero? Tugomba gukora uburyo bushoboka bwose. Byaba na ngombwa tukamusanga hari akorera. Biba ngombwa n'imigera zahirya bro. Ariko Nadia umubona. Aximane. Rwanda kunkunda Nadia. Umupango wabo uhagije umwana cyangwa twagashimuta tukazarangira tunakisha umwana. Cyo nabyo byakunda mwana kandi uwo mupango ndabizi warya. Warya cyane mwana. Okay, Jeff, uwo mupango warya koko nibyo. Ariko nyizera tubanza dukoresha umupango wa mbere. Undi mupango nzabakubwira icuro ya kabiri. Ya, mwana. Karaga tipe reka tugahereza isomo ku buryo kamenya ko gukina na Jeff utajya bimenyera. Bitajya bibaho. Kandi ikindi karaga tipe kagomba kumenya ko amafaranga kubise horoha mwana. Yes, of course. Reka dutangire iyo gahunda.